bakunze ibiganiro byacu mwiriho neza cyangwa se mwaramutsaho muri hose. Turashima Imana ku bwanyu uyu munsi twongeye kubakira ku mugati w'ubugingo aho turi buganire namwe ku mukozi w'Imana mwakunze, tubashimira uburyo mukurikirana ibiganiro byacu mukomeza kubikora n'umwete kandi mukabisharinga. Ibyo Imana ibahera umugisha. Rero uyu munsi rero nk'uko tumaze igihe twigira hamwe igitabo cy'abacamanza, twiga abacamanza ni bande, bakoze iki, ni iki batumarira mu gihe nk'iki. Nongera gushima Imana ko tukiri bazima nge nawe, kuko ibihe biratandukanye ariko turacyakomeza gushakashaka Imana, niyo kwizigirwa. Yego, uyu munsi rero twaba tubafitiye umutumirwa wa mama mwakunze, wabahaye ubuhamya bw'ukuntu yamenye Yesu agatotezwa ariko agakomeza kuguma ku Mana. Niba rero ufunguye bwa mbere ukaba utarashobora kureba ubwo buhamya bwe, turagutumira kugira ngo urebe hasi mu biganiro byacu, uraza kuhasanga ubuhamya bwe bugufashe umenye uburyo umuntu yagumana n'Imana agakomeza gukurikira Yesu uko byaba biri kose, uko byaba bimugoye. Umenye uburyo umuntu yakomeza gukunda Imana. Imana iguha umugisha cyane. Rero sinagira ngo rero tumwakire, ni Mama Françoise, yongere kandi abasuhuze, hanyuma dutangire dusenga. Turamwakirana isengesho, arongera yivuge gatoya kuko ushobora kuba ari ubwa mbere urebye ku muyoboro wacu. Twagira ngo tumusabe yivuge ho gake, hanyuma asenge, dutangire ibiganiro byacu. Turakwakiriye cyane. Yego, murakoze Mama Bijou. Nk'uko bivuze, amazina yanjye nitwa Françoise Gahongayire, nkaba nkunda Yesu cyane. Yesu yangiriye ubuntu bwo kumumenya ndi muto, akaba yarandinze iyo myaka yose kugeza uyu munsi nkaba nkiri muri we. Ndashimira Imana cyane. Nkaba nubatse, mfite umugabo, nkaba mfite abana 3. Ndashima Imana muri byose. Imana ibaha umugisha. Turakwakiriye cyane kandi turagushimira gufata umwanya wawe kugira ngo uze tubashe gusangira ku meza y'Uwiteka nk'uko uyu muyoboro witwa. Nagira ngo rero uyu munsi tumwakire, turakomereza hamwe inyigisho zacu z'abacamanza. Uyu munsi rero twabateguriye umudamu witwa Debora. Abantu benshi dukunda kumwumva cyangwa se twaramubwiye, ariko intumbero ya Bread of Life ni ukugira ngo abantu bamenye Bibiliya, bayikunde kuko ari byo biryo by'umwuka. Uyu munsi rero ko turi buganire ku mucamanza w'umugore, nifuje kubazanira umutumirwa Madame Françoise nk'uko yabivuze. Reka rero asenge, hanyuma dusome ijambo ry'Imana turi bwigire hamwe. Umunsi turakora ikiganiro kuri Debora. Amen. Reka dushime Imana twese hamwe, naho muri mwese mushobora gufatanya natwe dutangira isengesho. Mwami Yesu, twongeye kugushima. Uwiteka Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro. Turagushima kuko uri Imana yaremye ijuru n'isi, uri Imana igenga ibihe. Turagushima, turashima ukuboko kwawe gukomeye kugendana natwe uko bukeye uko bwije. Turagushima kuko ukomeje kuturindira muri iyi si icuza umwijima, ariko ikiganza cyawe ntabwo kiturekura. Turagushima no muri ibi bihe bikomeye, mu bihe isi irimo gucamo, ko ukomeje kuturinda, ukomeje kurinda Abanyarwanda, ukomeje kurinda imiryango yacu. Mana, tuguhaye icyubahiro. Nukuri dufite impamvu nyinshi zo gushima, nk'uko Dawidi yabivuze ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ngo niwibagire imirimo yagukoreye. Natwe rero ntabwo tuzibagira, ntabwo dushobora kwibagira imirimo udukorera amanywa n'ijoro, udukorera buri saha. Tuguhaye icyubahiro Mwami, kugira ngo uzubane natwe. Reka iki kiganiro ukiyobore, presence yawe ibe hagati yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Urakoze kudusengera. Kandi tuba twateguye kare mu masengesho. Twagira ngo rero turase ku ntego. Turi busome mu bacamanza 4, ariko ntabwo turi busome yose, kugira ngo abantu tubabwire ikintu nyamukuru cyangwa se ikintu kiri ngombwa muri kino kiganiro. Nagira ngo rero turabanza dusome ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4, tuvuge icyo twumvishe gutyo. Yesu aduhana umugisha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Debora na Baraki batera Sisera umugaba wa Yabini. Nuko Ehuda amaze gupfa, Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Ku murongo wa 2 nicyo cyatumye Uwiteka abatanga mu maboko ya Yabini umwami w'i Kanani watwara i Hasori,
kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera, yari atuye i Harosheti aho abanyamahanga benshi bari batuye. Yesu ashimwe. Ahangaha ndakomeza gusoma tuganira na mama Françoise, nongera kwibutsa ko twigiye hamwe Ehudi nawe yari umucamanza Imana yahagurukije atarasanzwe abirimo. Imana iramuzana kugira ngo abashe gutabara Abisirayeli, ababera umucunguzi. Nibwo babayeho imyaka 80 bari mu mahoro. Nuko rero ngo bonge gukora ibyangwa n'Uwiteka, siko twize yuko bakoraga ibyaha bakava ku Mana bakongera bakayisubiramo. Noneho bageze no mu gihe cy'undi mwami witwaga Yabini. Yabini rero yari umwami uyobora ahandi hantu, ariko akaba afite umugaba w'ingabo ze witwaga Sisera. Bisobanura ko Sisera yakoraga imirimo ye nk'uyoboye abasirikare, urugero nko kurwanya abanzi bateye igihugu cyabo. Nukuvuga ngo Abisirayeli bagendaga bimuka, nukuvuga ngo cyabaga ari nk'igihugu mu kindi hagati mu bantu. Kuvuga uwo mwami Yabini nawe yarahari, ariko noneho atangira kubafata nabi. Yesu ashimwe. Ngo Abisirayeli bongera gutakambira Uwiteka, ariko bene data birababaje umuntu yakomeza kubwira ngo mbabarira agakora bya byaha. Niko bari bameze. Naratangaye cyane kuko ngo bakoraga ibyaha, Imana ikabagabiza umwami akabatwara nabi, bamara kubona insinzi bakongera bakibagira bagasubira. Ariko twibuka akantu kamwe biri tubwira ko ngo Imana yabikoraga kugira ngo babashe kugira ubuhamya, bamenye ubuhamya bw'Imana yabo ya Bisirayeli. Nukuvuga yes. Nukuvuga ngo tugiye ku murongo wa 4 twababwiye ko ari ikiganiro tutari bukore nk'uko ibindi bisanzwe bimeze. Ku murongo wa 4 haravuga ngo icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora. Yesu ashimwe. Umuntu wa kabiri tubonye ninde? Ni Debora. Debora rero yarasanzwe ari iki? Yarasanzwe ari umucamanza. Ku murongo wa 4 icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora, umuhanuzikazi muka Lapidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Rama ni Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efraimu. Ngo Abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Abinowabu ikedeshi y'Inaftali. Debora rero nukuvuga ngo yarasanzwe ari mu mirimo ye, Abisirayeli bakajya bamusanga. Ntabwo ari umuntu Imana yagiye igasanga imukuye ahantu, ntabyo yarasanzwe arimo. Kuri Imana yagenda igasanga umuntu wenda yicariye ahantu akamubwira ngo ndaguhagurukije genda ukora iki. We yarasanzwe afite ubuhamya bwiza, yarasanzwe afite na adresse, yari mukarunda, nukuvuga ngo yari umugore. Françoise urumva yarameze gute Debora icyo gihe, kuko ariwe tuje kwigisha abantu kandi twaba turi abamama, turi abagore. Debora ese wowe wamubonye gute? Ko je natangajwe n'uyu mugore wari usizwe amavuta abandi, kuko abandi bari mu byaha, ariko we yarara ahantu akora umurimo w'Imana yibereye ngo munsi y'igiti. Nagira ngo usome gatonya ukomereza hano wenda ugeze nko kw'icyenda ubwira abantu icyo wumvise kuri Debora. Murakoze. Nkuko Biju abivuze, Debora ni umuntu utangaje cyane, ni umugore wari ufite impano zitandukanye, ufite fonction zitandukanye. Yari umucamanza. Icyambere nabonye nuko Debora yabaye umucamanza wa mbere w'umugore. Nukuvuga ngo abamubanjirije bose barabagabo, ariko we aza ari we mugore wa mbere Imana ihagurukije nk'umucamanza. Ikindi nabonye ni uburyo Debora yahagurutse mu bihe bigoye, mu bihe abana b'Isirayeli bari bahaye umugongo Imana, batangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Kandi igihe Abisirayeli bavaga mu byizerwa, Imana yarabarekuriraga mu banzi bayo. Urumva rero gukora muri ibyo bihe ntabwo biba byoroshye. Gukora mu bihe bikomeye biba bigoye, bisaba umuntu nyine w'intwari, bisaba umuntu w'umunyembaraga. Nibyo bihe rero Debora yahagurutsemo. Bisobanura ko abagore b'iki gihe tudafite impamvu twibuka ko twaganire nk'abamama, ntidufite rero guhita twicara tuvuge ngo ibintu birakomeye tubyihorere. Nuvuga ngo tugomba guhaguruka dushingiye ku mirimo cyangwa se ahantu Imana yadushize. Debora rero ngo yarasanzwe akora, Imana rero umuha ubutumwa. Nukuvuga ngo yari umugore akagira n'impano y'ubuhanuzi, akaba ari mukarunaka. Rero Imana yacu ishimwe ko itabuzana abagore gukorera Imana. Ngira ngo mvuge ngo Imana rero yahisemo ubutumwa rero, kubera ko yarasanzwe afite iyo mirimo. Imana imutuma kuri Baraki. Baraki rero yari muntu ki? Baraki rero yari umusirikare, nukuvuga ngo yarayoboye ubwoko bwa Isirayeli. Imana yaramutumye aramubwira ngo egeranya abantu bangana n'inzovu imwe kugira ngo ugende urwanye iki? Urwanye ingabo
za Sisera cyangwa se z'umwami Yabiri kugira ngo ubwoko bwanjye butabarwe, kuko twibuka ko abanyisirayeli bakoraga ibyaha bakibuka ko bafite Imana bakayitakira. Nuko rero Imana yahise ituma umukozi wayo Debora arahaguruka, ari umumama nk'uko Françoise abitubwiye, agenda akomeza umurimo we, atanga message ariko yayihaye umuntu Imana yamubwiye yitwa Baraki rero Baraki nawe barakora. Mbere yuko ngera kuri Baraki ashaka gusubira kuri Debora kuri izo fonction zitandukanye yari afite. Bese yampaye image y'abadamu b'iki gihe y'uburyo abantu babaye ba nyiramirimo, babaye abantu bafite imirimo myinshi. Turabona uburyo yari umucamanza w'Abisirayeli. Hano twasomye uburyo yicaraga ku giti cy'umukindo ngo Abisirayeli bose bakaza bamugana. Ni ukuvuga ngo amasaha yose n'ahantu yatindaga cyane, isaha yari yo yose Abisirayeli babaga bazi ko bahamusanga. Akaba umucamanza, akaba umugore wa Lapidoti, ni umugore w'umuntu. Ku murongo wa 9 aramusubiza, ukuri tuzajyana, ariko rero nta cyubahiro uzabona muri iryo tabaro uzatabara, kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Nuko urumva mu nkuru barakomeje, ariko icyo nakunze ni ukuntu Baraki na Debora bagize umwe mu gukorana. Baraki yaramubwiye ati muri make uko je nabyumvishe, sinzi wenda nawe urimo kudukurikira ushobora kubyumva ukundi cyangwa mama Françoise, nuko Baraki yashatse kugendana n'umuhanuzi. Umuhanuzi wawe ufite ni umutima wawe nama ukuri bukubwire uri bugenze, cyangwa se umuhanuzi ufite impano. Nuko dusigaye dutinya kuvuga iyi impano irahari kandi irakora, iremewe. Ariko rero nakunze ukuntu nanone Debora yahanuye uko yeretswe. Yesu ashimwe. Usomye muri Yeremiya 24:3 baravuga ngo maze Uwiteka abaza Yeremiya ati Yeremi ubona iki? Imweretse yerekwa ry'imitini. Aramubwira ati ndabona imitini mibi, ndabona ni myiza. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana dusaba guhanura uko tweretswe. Ntabwo yagize ubwoba ngo ngiye kubwira umugabo reka ntinye, ariko yaramubwiye iki Imana ivuze. Nawe aravuga ati turajyana kandi nabikora uko bivuze, kandi nemeye ko icyubahiro kijya ku mugore. Kandi ikindi nakunze nuko Debora atavuze ngo icyubahiro kirabi cyanjye, kuko kenshi abantu biragoye ko umuntu abwira umuntu ngo ugiye gutsinda kandi nawe abona wenda ahagazwe imbere y'umukuru, umuntu uzi kurwana, wenda ari kuvuga ati icyubahiro kirabi cyanjye, nka Debora w'umuhanuzikazi urugero, cyangwa se wewe w'umugabo turi kumwe. Ariko yabivuze nk'uko yeretse, nk'uko Yeremiya yabwiye Imana ati nukuri ndabona imitini iboze nkabona n'imizima, hariya muri Yeremiya 24. Bisobanura ko tugomba kuvuga ubutumwa uko twabutanze kugira ngo umugambi w'Imana usohore, kuko Imana yarigamirije iki kugira ngo bino bintu bive. Yashakaga ko abantu bayo bagira gute batabarwa. Urugamba rwose turwana Imana ibishaka ko tumera neza. Niyo mpamvu rero nakunze buno bumwe, sinzi ukuntu we wabyumvishe kuri Baraki na Debora. Hano nk'uko bivuze hari ubumwe hagati yabo gukorana, bakoranaga mu bumwe. Umwe afite Baraki yari uwo kujya ku rugamba. Twahereye hejuru tuvuga fonction cyangwa se imirimo itandukanye Debora yari afite. Noneho hano ubona Debora noneho abaye wo kujya ku rugamba, bamujyanye ku rugamba. Ariko ngewe hano nabonye uburyo Baraki si ukuvuga ngo Debora yari kurwana, ahubwo yashakaga buri rugamba bagiye kurwana azi kumva ijwi ry'Imana. Mbese nabonye ari ishusho y'umuntu mu byo akora mu ntambara, ashaka kumva icyo Imana imubwira, ashaka gukora ikintu Imana yamutegetse. Ntabwo yiringiye imbaraga ze. Byahise binyibutsa uburyo Mose mu kuva 13:15 abwira Imana ngo nutajyana natwe ntaho tujya. Rero abo ni abantu bakunda kumva icyo Imana ivuga muri buri situation. Ni byiza rero ko natwe muri bya bindi bitugoye, muri za ntambara cyangwa se hari ibibazo ufite mu rugo nk'umumama nk'uko twatangiye tubivuga, ukabanza ukagisha inama Uwiteka, ukumva icyo Imana ikubwira mbere yuko wavansa cyangwa se ufata ibyemezo. Yego, bikamera nka nyina wa Yakobo ngo yumvise abana bashirana mu nda, arangije ngo ajya kubaza Imana. Ikibazo dufite n'abantu bagenda kuri tene batabanje kumva icyo Imana ibabwiye. Nakunze rero buno bumwe bwa Baraki na Debora. Ijambo ry'Imana ravuga ngo buri muntu wese agira ikimwerekanwaho umwuka w'Imana. Rero sinzi uburyo womenyereye kumva Imana.
bishobora kuba binyuze mu bakozi b'Imana batandukanye cyangwa se umuntu usenga ukarota ukerekwa, ariko ni ngombwa ko uhorana ijambo ry'Imana kuri buri rugamba rwose cyangwa se buri kintu cyose, waba uri muri success, waba uri mu bigeragezo, ukeneye kugira Debora wawe cyangwa se Mwuka Wera. Reka tuve ku bantu, nabo turabakeneye, tuzabyiga, ariko uyu munsi ko turimo kwiga umugore w'umucamanza, niyo mpamvu turi gukora kino kiganiro tuvuga ngo buri wese yahagaze mu mwanya we, hanyuma barahaguruka baragenda. Rero kugira ngo tutabatingira, twizeye ko muri bubyisomere, kuko turashaka ko abantu bagira umuco wo gusoma Bibiliya. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 14 nakunze ko Debora yahanuye inshuro 3. Ubwa mbere yamubwiye ubwa mbere, ubwa kabiri arongera aramubwira ati tugende, ubwa gatatu arongera aramubwira ku murongo wa 14 aramubwira ati haguruka, kuko uyu munsi ari Uwiteka akugabijemo Sisera. Mbese Uwiteka si wo kugiye imbere? Yesu ashimwe. Hanyuma Baraka arabyemera, nuko urabyumvanye n'ukuntu urubanza rwagenze. Ku murongo wa 15 ahadusomere, hanyuma duhite twumva undi mugore wa kabiri yaje w'igitangaza. Umurongo wa 15 reka nkomeze, arabinyemereye. Haravuga ngo Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare yose n'ingabo ze zose, abaneshesha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye, arahunga agenza ibirenge. Ni kuvuga ngo gerageza wihesibema gato. Ni kuvuga ngo ingabo zibiri, imitwe y'ingabo ibiri yarahanganye, imaze guhangana, ariko hari umuhanuzikazi hagati. Bararwana bageze ku rugamba, kubera ko Baraki Imana yamubwiye ngo inzovu imwe, agenda abikora uko Imana ibishaka. Debora nawe ahanura uko Imana ivuze. Hanyuma bageze ku rugamba, Imana itatanyiriza abanzi babo hehe mu maboko, nako mu maso yabo bareba. Hanyuma Sisera wa mugaba w'ingabo ariruka arahunga. Agiye guhunga rero ngo yagiye ku wundi musozi. Yesu ashimwe. Turibuka yuko mu gihe cya Yehudi bari bafite amahoro, ni kuvuga ngo yari imyaka 80 y'amahoro, ni igihe kirekire cyane. Kuba mu myaka 80 nta kantu urumva gateye ikibazo mu gihugu cyawe, ukumvuguwe neza. Ariko hari undi mugore rero ngo yahise aboneka, ni kuvuga ngo bisobanura ko hari imiryango ahantu hatandukanye. Sisera rero arahunga kuri uwo musozi, agenda guhungira ku wundi muryango, ku mugore witwa nde Murindi Hema. Haleluya. Kano gace nakunze kukita ngo ihema rya Yayeli. Ku murongo wa 17 ngo ariko Sisera arahunga agenza ibirenge, agera ku ihema rya Yayeli muka Heberi w'umukeni. Ni kuvuga ngo hari umugabo witwaga Heberi wo mu bwoko bw'abakeni, yari afite ihema ahantu. Noneho rero Sisera aragenda, agiye asanga umugabo ntahari, amusanga ku muryango, hanyuma aramusaba ngo amucumbikire, sibyo? Yayeli arasohoka asanganira Sisera, aramubwira ati gana hano mutware. Abwira wa muntu wagira gate ahunga, aramubwira ati winjire iwanjye ntutinye. Nuko arahindukira yinjira mu ihema rye, amworosa uburengeti. 19 Sisera aramubwira ati ndakwinginze mpa utuzi two kunywa, kuko ngumwuma. Yayeli afundura icyansi cy'amata. Yayeli ntabwo yamuhaye amazi, yamuhaye amata, arayamuhereza aranywa, maze aramworosa. Sisera amubwira ati nihagira umuntu umubwira uti nta muntu nigeze mbona. Bityo kuri 21 Yayeli rero amuhaye amata, aranyoye, arasinziriye, yanyota irashize, ariko azi ko agiye hehe, agiye ahantu nta uri bumusange, ariko yibagira ko bafitanye isano n'Abisirayeli, sibyo? Yayeli rero muri rya hema rye ahera ko muka Heberi yenda urubambo rw'ihema n'inyundo, ayomboka amukubita urubambo muri nyiramuvumbi rutunguka hasi. Nuko yari mu ijoro ryinshi arushe cyane, nuko aracya. Ni kuvuga ngo Sisera yaragiye nyine baramuzimana nk'ukuntu nazimana umuntu, ariko nkamurambika ahantu nta wambwiye amakuru y'ibibaye ku musozi hirya. Ariko arangije natangaje cyane n'uyu mugore France, wowe wamwumvise ute? Urumva umugore yari yibereye iwe, ngo nawe ni mukande Heberi, yari umugore w'umuntu runaka. Ni kuvuga ngo igiye guhuza Sisera avuye mu rugamba n'undi mugore. Uwo mugore rero yakoze iki Yayeli? Ntabwo yari umuhanuzikazi, ariko yari umugore wa runaka. Wowe wamwumvishe ute? Giye yantangaje cyane uburyo yishe umuntu nta wamubwiye amakuru. Ariko uyu mugore rero Yayeli, mu bigaragara nk'uko twabisomye, yari yibereye iwe atazi n'ibyabaye, kandi ngo yari inshuti yabo. Ni nayo mpamvu yaje kuhahungira. Ariko ngira ngo njye nabonye nk'aho uwo mugore yagize revelation, cyangwa se yahishuriwe ko igitumye Sisera
ahunga ko hari impamvu, hari ikibazo gihari. Kandi uhereye hejuru twabonye ko bari bamaze imyaka 20 batotezwa na Sisera. Bivuze ngo ayo makuru yarayafite n'umwami Yabini. Sisera ari umukozi, yari umugaba w'ingabo. Urumva rero ko we yahise yumva ari nkaho Imana imuzaniye insinzi mu maboko. Ahagarara neza muri uwo mwanya we kugira ngo aneshe umwanzi. Yego. Icyo twakubwira kuri Yabeli ni ukubera yari umugore w'umunyabwenge. Bibiliya tubwira ngo abana b'Imana bayoborwa n'Umwuka Wera. Yari ibereye mu rugo ariko yahise abona ko hari ikibazo kibaye, amenya ko ari umwanzi wawe. Urakwiriye rero guhishurirwa ukamenya ko ikibazo kitari hehe ku muntu ahubwo kiri kuri Satani. Sisera mugereranya nk'ikibazo dushaka kugira cyaduteye kikatwinjirana ariko tukagicumbikira tukakigaburira. Ariko yageze ahantu agira ubwenge. Ushobora kudahishurirwa cyangwa ubona umuhanuzi nka Debora ukubwira ngo dore umwanzi araguteye, ariko ukamenya aho ikibazo kiri ukagikubita muri nyiramuvumbi. Ku bantu batazi Ikinyarwanda iri jambo rirasetsa, riranaryohera cyane. Muri nyiramuvumbi bavuga ko ari bena, niba ntibeshye murambabarira. Ariko ngo yamukubise ubuhiri muri nyiramuvumbi amaze kumugaburira. Sinzi igihe ucumbikiye ikibazo kigereraye kimaze igihe kimereye nabi sosiyete tubamo cyangwa iki, ariko igihe kirageze ko ukandagira inzoka. Luka 10:19 aratubwira ngo twahawe ububasha n'ubushobozi, twahawe ububasha n'ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Yaragiye rero aramukubita, amaze kumukubita turangiriza hano uwo munsi ngo Uwiteka cogoza Yabini umwami w'Ikanani imbere y'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo urugamba rwaratsinze, ariko Yayeli yantangaje cyane. Yayeli yari umudamu w'ubwenge. Ese birashoboka ko wakwibera ahantu ukarebesha ibintu amaso umuhanuzi atabanje kukwereka, cyangwa se ngo nawe ubibone ukabona ko ari ikintu kibuka gikosora ukagikubita ukakirangiza? Sinzi ukuntu Yayeli we wamubonye, yantangaje cyane. Sinzi niba ari cyo wakongeraho kugira ngo turangize dusenga. Icyo navuga, Yayeli nabonye nk'ishusho y'umuntu ushobora kuba uri mu rugo rwawe, umwanzi akagutera. Buriya duterwa n'ibintu bitandukanye biturutse hirya no hino. Uwo mwanzi ashobora kunyura mu nshuti yawe, ashobora kunyura hirya no hino mu bantu batandukanye. Niyo mpamvu bisaba ko duhora tuba maso tukamenya umwanzi watwinjiranye. Hari ibyo ducumbikira mu mago yacu nitumenye ko ari umwanzi ducumbikiye. Rero tugomba kuba maso nk'abadamu, si abadamu gusa, umuntu wese agomba kuba maso akamenya neza ibyo acumbikiye. Wamenya ko wacumbikiye umwanzi ugafata ibyemezo ugahaguruka. Twe turabizi ko ikirwanisho cyacu ari amasengesho cyangwa se ijambo ry'Imana. Ntabwo ari gukubita abantu muri nyiramuvumbi. Ntabwo tuvuze ngo abantu bagiye gukubita abantu, oya, twe turwanisha intwaro y'amasengesho. Binyibukije muri Edeni igihe cya Adamu na Eva barimo, umwe avuga ati niwe wazanye ikibazo cyo kuzana kurya ino mbuto, undi ati niki. Buriya bari guhera muri ibi. Ntabwo urabona igihe haba hari ikintu cyateye nk'ikibazo ukumva mu mutima wawe twakoze ikosa ku Mana, ariko umwe agashakira ku wundi undi ku yindi. Ariko turwana na businyama n'amaraso, buri ikibazo cyari ku nzoka. Dukwiriye gufata ibibazo byacu tukabyoriyanta ahantu hakwiriye, ariko tukagira gute kandi twibuka ko Yabini yari inshuti y'umugabo we, yari inshuti yo couple yabo. Ariko uriya mugore afite ubwenge budasanzwe cyane. Giye kuri nge wenda twari guhita dusangira amata, ariko twahawe umwuka uduha ubwenge. Rero muri make nk'uko abivuze rero ni ukuvuga ngo ikibazo cyari kiri hehe, ahantu hakwiriye niho rero dukwiriye kurwanya. Sisera rero nubwo intambara zari ziri ku musozi baneshejwe, ariko hari finale rero ari Imana ibikira n'umuntu utaruzi ariko akaba ari buza kugira gute gukubita inkoni ya nyuma. Rero turashima Imana ku bumwe bw'iki gihe cyo numva nakuyemwo n'amagambo atagera kurana. Ni ukuvuga ngo buri wese ahagarare mu mwanya we, akoresha impano afite, sibyo, yubahiye mugenzi we nk'uko tubisoma mu Bakorino ba mbere 12:7 nuko nabibabwiye ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Yesu ashimira umuntu ugomba gufasha. Yayeli yaribereye ahantu he, Baraki nawe akora ibyo asabwa, ntiyarenza. Buriya yarenza tuvuge nko ku nzovu imwe akarenzaho rimwe, yari kuba yicishe itegeko ry'Imana, ariko yakoze ibyo umuhanuzi amubwiye. Hanyuma bajya ku rugamba. Kandi icyo nakundiye Baraki ntabwo yigeze arakaranga icyubahiro cyagiye ku mugore cyangwa ku wundi. Oya, kira muntu, buri muntu wese afite igihe cyo gusohora kw'amasezerano.
kandi amasezerano ya mbere makuru buriya bose bari bakeneye nuko umwanzi atsindwa. Twese icyo tuba dushaka ni iki? Nuko satani agira gute atsindwa, hanyuma abantu b'Imana bashe kuyiramya banezerewe, kuko icyo ni Imana yashaka gutabarira Abisirayeli kugira ngo bave mu gutsikamirwa bajye hehe mu kwikorera babohotse. Niyo mpamvu rero Imana yagendaga izana abacamanza, ariko uyu munsi tukaba twiza abagore babiri bakomeye. Umwe si umucamanza yego, ariko Baraki yakoranye n'abagore binyuze mu ijambo ryanyuze mu mugore w'umuhanuzikazi Debora. Nagira ngo rero ayo mastrategie yose Françoise, urumva ushobora gukrotira ubwira abantu nkuko nanjye mvuze icyo numvise, twabwira uti numvisha ibi, hanyuma tugahita dusenga, tugasengera abagore. Imana ihagurutsa abantu nka ba Debora babwira ba Baraki ngo haguruka. Yaramubwiye ngo haguruka, arongera aramukomeza, ahanura rimwe kabiri gatatu kugeza ubwo urugamba rurangiriye. Ni iki ushobora kurangirizaho hanyuma tugasenga? Dushobora kurangiza tuvuga ngo mu ncamake Debora twavuga byinshi muri iki gice cya 4, ariko ibintu by'ingenzi navuga, icya mbere twabonye ko bari batsikamiwe, bari bamaze imyaka 20 batsikamiwe n'umwanzi. Sinzi wowe igihe umaze hari ibigutsikamiye mu buzima bwawe, waba umukobwa, waba umusore, waba umugabo mu rugo rwawe, waba umudamu mu rugo rwawe, waba aho uri hose, sinzi ibigutsikamiye, sinzi n'igihe bimaze, ariko bo ngo byari bimaze imyaka 20. Bivuze ko hari ibintu bidutsikamira bikamara igihe kirekire. Ariko iyo ukomeje ureba uburyo babirwanyije, harimo Imana bagiye bumva icyo Imana ibabwira, ikababwira haguruka, ikababwira nzabatsindira umwanzi. Imana yadusezeranije ko izaturwanirira mu ntambara zacu. Twabonye ko Imana yabashize mu maboko y'abanzi kubera kutumvira Imana, ariko nituyishaka tukayegera muri izo ntambara, muri ibyo bidutsikamiye, tugashaka icyo itubwira, nukuri izatabara. Ku murongo wa 23 harangiza havuga ngo uwo munsi Uwiteka acogoza Yabini, nukuvuga Yabini yari umwanzi w'Abisirayeli. Rero natwe niduhaguruka tukumva icyo Imana itubwira tukagikora, Imana izacogoza izo ntambara zose, izacogoza abo banzi bacu, hanyuma tubone intsinzi. Ukomeje ugasoma uza kubona uburyo bamaze imyaka myinshi batongeye kujya mu ntambara. Amen. Kubera ko Uwiteka yabarwaniriye. Rero Uwiteka buri gihe arwanirira ubwoko bwe, ngo Uwiteka agirira ishyaka ubwoko bwe. Rero tushaka Imana, tuyegere, hanyuma izaturwanirira ibyo byose bidutsikamiye, iduhe umudendezo. Imana ibahe umugisha. Reka rero dusengere ba Yayeli Imana igiye guhagurutsa na ba Debora, ariko ntago tuba turangije bantu b'Imana, tuba dukwiriye gukomeza twisomera, tugasengera muri iri jambo uko twumva Mwuka Wera tuyoboye. Nagira ngo tuvuge ese waba uri Debora, waba uri Yayeli, cyangwa se abantu nka ba Baraki bajya ku rugamba kurwana. Nagira ngo twese uko turi hamwe tumenye ko turwana nawe ni Satani, kandi twawubasha n'ubushobozi bwo kumukandagira. Nagira ngo dusenge isengesho rigufi, ariko uraza gukomeza wisengera wewe ahantu uri. Reka dusenge. Uwiteka Imana yacu, urakoze, turagushimiye wowe utajya utenguha, turagushimiye umwanya mwiza waduhaye kugira ngo twongere tuganire ku mugore w'umuhanuzikazi Debora. Yari umucamanza wakoresheje ibikomeye mu gihe cye. Ndagushimira ko mu gihe nk'iki wagurukije abagore b'abahanuzikazi na ba Yayeli ahantu bari hose, ukomeze kubahagurutsa kugira ngo bashigikire abantu nkuko Debora yahanuye ngo haguruka wongere ugende. Mana, mbere na mbere banze duhagurutse twebwe kugira ngo tubashe kugira ubumwe, buri wese mu mpano wamuhaye, kugira ngo tuneshe Satani nkuko waduhaye ubutware n'ubushobozi. Urakoze rero kubw'aka kanya keza waduhaye. Dusaba umugisha wadufasha amashusho, dusaba umugisha n'abazabireba bose, bizafashe benshi kugira ngo wihagurukirize ba Debora mu gihe nk'iki, bakorane na ba Baraki. Mana urakoze, ndagushimiye kuko byose biri mu mugambi wawe. Urakoze kuduha umugati w'uyu munsi, turukumva twafashijwe nk'abadamu, ariko mwami umwuka wawe si w'abadamu gusa, n'abagabo barawufite. Ndakwiringiye rero kuri bufashe benshi ba Baraki batwumvishije, kubw'izina ryawe mwami n'icyubahiro cyawe. Amen. Nagira ngo rero nshimire umutumirwa wacu Mama Françoise, turacyari kumwe
wakoze gufata umwanya wawe ukongera kuza muri studio y'umugati w'ubugingo. Turacyafite byinshi tubabikiye, uko umwuka urazagenda adushoboza. Turamushimira kudukunda, akitabira ubutumire, kandi ni uwacu, mwaramukunze, tuzakomeza tumutumira n'ibindi byose. Imana iguhe umugisha. Bayi mwese, Yesu abahe umugisha. Naho ubutaha. Merci beaucoup. Amen.